nabyuka nkajya ku murimo kurya bikasaba kuyi nanjye nabona amaronko satana akasukaho imyako natangira gusaba imana uti mana n'indi imyako undinde imikasiro shushu uziko nkanze maze twanakererewe banze uzungwe mu bantu siku nari ngukumbuye yenda nukuntu ejo bundi wanciye inyuma bakabapfukamisha baby nabirenze wananiwe n'imira maze zanakwambika impeta subizi yenda se ngewe nubwo uvuga gutyo imyitwarire yawe muri class ntinyubahisha ndetse n'ibyo ukora ntibinshimisha be na gato umva kandi hasize ubutangiye kunzanira nizihe baby subizi ko mba ndi star mu mago ngiye kweri nabyuze ase kuba umusitari ni ukuvuga ngo witware uko nguko reba nk'ukuntu ejo bundi bagufatanye ngo uve muri class nabirenze wantu gusa urabona gucika amazi muri ziriya nyeshuri ari cyo bitwara nyamara rifa ibyo nkubwira ni ibyo ushaka wahinduka ukaba umwana mwiza Ganji extra msasa uyongoje utamago man. I'm so surprised man. Uyongoje utanga man uzizamba yo kuri amago nacikagaho man man ni matera giru cyanyinjirire nakoze shisho bro ndavuga ati bigibi ntabwo nzabyebera mu kigo cyane ndavuga ati wece shake what the fuck ko warabirije ariko nari imana muri aya mago twe tuzakwakira so ufata naraye mbanye agatekawe muri Marriott nabyutse nkarya ariko ndumva mu nda ntazi ukuntu bimeze kabisa wabire bidashyushye se cyangwa wariye byinshi nabiriye bikonje igikozi cyacu microonde yacu cyarayishe none na gaze sinzi ikibazo ifite niba barayitekesheje ibishyimbo niba barayitekesheje sombe sinzi none uzi n'ikindi dadi yambwiye ngo tujyane koga muri golden trip ariko ndumva bitandimo wagana dadi wawe se ni piscine wana ahubwo uzambwire next time tuzajyana uza abazungu baba bahari noneho haba hari umudije amix ingoma ku buryo uziryana n'amazi mwana wishimwanze ni amafaranga yese diba ku mwana wagiye ugabanya amagambo twarafuze so warwana we njye urimo urabwira cyane oya nuhetsa ndibona ngasa Morning class. Ndabona telefone zanyu bazibakijije. Ariko ubundi kuki muzana telefone ku ishuri? Muyoboye ko bibujijwe? Muzabyongere rwose. Ntago byemewe. Yeah, anyway. Twikomereza amasomo yacu y'uyu munsi. Ninde wambwira igihugu cyavutse nyuma ku mugabane wa Afrika? Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo.
kubera iki ari Afurika y'Epfo wese si ubyumva ibihugu byaherereye hejuru bimanuka birangira kuri Afurika y'Epfo. wowe Sudani y'Epfo. aha très bien géographie Ako se Rebe ko mbona utari muri mudu byakugendekeye gute? Shari, mubaze ikibazo. Uri inshuti yanjye Cyane. ari urankunda. Jesus, kutangiye kuntera ubwoba Rebe byakugendekeye gute? Sha ari nakoze amakosa akomeye ku buryo nanjye kuyasobanura bya mbere umutwaro ukomeye. Ubwo si ibyo bintu Directrice arabifata Mandy wese ubwo arabyakira gute? Shari, merekeza kwa Directrice njya kumusobanurira ikibazo uko kimeze kuko nanjye ndumva umutima wanjye udatuje. narahagaze ndahirengeye itegereza imisozi myiza y'iwacu ndeba mu bishanga mbona ubwiza karemano. Please teacher, may I go out? Subira kwicara. Uraza gusohoka amasaha ageze. Please teacher, may I... Ariko ubundi ujya wumva nakubwiye ngo urasohoka amasaha ageze. Subira mu mwanya wawe vuba. Ndashaka kuvuga ikimazi iminsi kinika kuko rwose iyo mupfise njye muntera ikinika. Eske muzike muyikora nka business cyangwa muyikora it's like hobby? Homi ndashaka kwibariza ibijyanye n'amaza hato mutazanashiduka muri damaza baza baraza nkabona basaza ibyo bigatuma najya bintera kwibaza ariko nigobwa kumenya icyo ushaka kugira ngo bizagufashe kumenya uko wubaka. I got paper now, my pen with your mind. I am perfect man, we said what to write, what to fucking write. Take a muri fight, inkovu buri side. Bioramo day and night, bioramo fita akantu cyangwa se ndi hasi cyane. Umunsi wanjye utangira ijoro Kigali cyane. Niyo mpamvu nakangwa na flow ziri made in China. Ninjira muri club nigana. Mandy, nukuri igihe cyari kibaye kirekire wallahi nari ngukumbuye. Sha Manzi, nukuri nanjye nari ngukumbuye. Nkigera mu rugo na telefone yanjye yasigwa mu mazi. Shambura ko nguvugisha. Nchiki. Mandy, haguruka umehagwana. Iminsi yaribaye myinshi. Ndabona baranabyibushye. Ibyo byamere byakuvuye neza. Cyane. Bitasobanura. Ariko se Mandy, buraba karode waburashe. Ugize cyagiye njye kugusabira imbabazi. Naragiye nshora urugamba. Ako kanya
yahise andasa ubunoti 10 kuri conduite zikambayo sha nyine hangane bibaho gusa ndabashimira uburyo mwandwanyeho. Erega iyi si ni mbi tujye tubasha kwihangarira ibyiza n'ibiduhura nabyo. Ahubwo bavandimwe icyambere nuko twakwimakaza amahoro n'urukundo nibyo bizadufasha kugera ku byo twifuza kugeraho. Urukundo nyine. Urukundo koko. Urukundo ruri rwiza iyo ubashije kubohoka ukavuga ibiremereye umutima wawe ugasaba imbabazi ukavugisha ukuri. Ni ukuri pe Mandy naraguhemukiye. Mbere na mbere ngusabye imbabazi mbabarira. Namwe inshuti zacu ni mumbabarire kuko nabeshye Mandy ngo yibye amafaranga ya Ararize. Turi abantu buri wese hano yakoze. Ariko umunyamakosa mwiza ni uwemera ikosa agasaba imbabazi. Buriya nabeshye Mandy bitewe nuko ibyo bintu twabiganiriyeho. Njyewe nawe na Mandy twarabiganiriye. Sibyo Mandy? Yego ratari. Kandi Rebeca namubabariye ahubwo mureke twivugira ku gikorwa cya groupe yacu. Murakoze cyane kuba ukomoje ku bya groupe yacu. Iki ni cyo gihe cyo gukura ibintu mu magambo tubishyira mu bikorwa. Ubushize murabyibuka twabiganiriyeho. Ese mwebwe murabona ari iki twakora kugira ngo groupe yacu itere imbere muri kino kigo? Reba amatamu yo gusubira muri classe arageze man. Wala mureka ubwo tujye muri classe ibindi tuzabiganira wejo. Tujye classe wallahi nari. Ariko Serebe ubutumwa bwanjye yarabusomye? Yo narabusomye. Sarema nimero zawe se? Yes, ariko siko nategereje ko nyandikira ndaheba. Sorry. Muri no minsi telefone yanjye yarapfuye. Kandi hano nasamize nimero zawe so ubundi ukoresha telefone gato yakamatusha. Okay. Shana nawe impamvu nyine. Oya, ako ngiye kuri ngendo mva nabirenze. Nasi nabo twavugana ngata ariko muri telefone. Lebe, urumva nashaka kukubwira ariko mwiko muhagaze ngo mufite ikibazo ki? Mwebwe amasaha yo gusubira mu ishuri yageze. Mupfukama aho ngaho ndaje tubitekerezaho neza cyane. Mwebwe ko nsanze muhagaze abandi bafata note mwari mu biki? Ko mutansubiza? Prof umusaza aramukomye ariko nagajya yemera kabisa. Ngoma byaye ko nakurangije ahubwo kawutemera. Ngo wamukomye? Ibyo bintu byo gukomana ni ibiki? Ubwo boye discipline muri kuzana mu ishuri ryanjye nge simbushaka. Ngewe isomo ryanjye riziga umugabo risibo ndi. Nuko musanze naramutse neza ubu ngumba mbirukanye mwese mugataha iwanyu. Mwebwe ko mwinshi amasaha byagenze gute? Animateri yari yadupfukamishije. Okay. Ngaho ni mupfukami na hariya uyu munsi isomo ryanjye muraryiga mupfukami. Arufa nakubonye muri class yari amafaranga ya teacher watwaye. Nutamaho ndakurega. Akase wagiye ugabanya ibigambo wacyana. Mva ni ruhande maze. Ubundi ndi bakuzanyanga. Sawa ndaza kubibwira teacher kandi nimba utanabizi barahita bakwirukana burundu. Umva ishimwe ngwino hano tubirangize. Ngiye kuguha iyi noti ya 500. Mugurire amandazi 2. Mugurire nibiraha dutashye. Ubundi nawe uceceke ntuzagira ikintu uvuga. Ugomba kungurira ha by'igihumbi ukama n'igihumbi nawe ugasigarana 3. Ariko se petit iyo mibare ubundi ninde wayikwigishije? Fata iyi noti niyo mungana. Bebe nonse. Ni sawa.
ko ari byo usuje gusa abandi jyenyine hano. Big Chris, ndakubona umeze neza na Rebeca wawe. Ese musigaye mutana cyangwa wari umuherekeje? Rebeca twaba dutahana, twaba tudatahana, nabo muherekeje. Nta kintu bikureba ari ibyacu. Ese urumva nta kintu bindeba mani? Data Rebe, papa yarazanye imodoka nashaka kugukira nkakugeza mu rugo. Nawe nakurwanaho nkagutegera ka kwasiteri. Ako sebe, ufite iki kibazo noneho? Ese na n'ubu urumva ikibazo kiri? Uragenda uhagaze muri ruriya bisi kandi yazanye imodoka nashaka kugukira nkakugeza mu rugo. Umva mbwira Robert, ibya modoka meza burasimbikunda. Kiriya kibisi kinini nicyo nkunda nkumva ngenda mpagaze nkumva meze neza. Kubera ko mba maze umwanya munini ku ntebe y'ishuri. Kandi n'ikindi nkanarambura n'amaguru yanjye. Rebe, twakwitahira se cyane. Ase muratara mujye. Mwazanye se? Bari ruki. Ase mama urashaka bari bamwishe abantu iyo mubareka tukireba agasobanuye tutishyuye abantu